Hashize iminsi 3 abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine na Dorcas batangaje ko bamaze gutandukana n'umujyanama wabo Irene Murindahabi uzwi nka M Irene. Ni nyuma y'urugendo rw'imyaka 6 bari bamaze bakorana. Aya ni amakuru yamenyekanye binyuze mu itangazo abahanzi bashyize hanze bavuga ko iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki ya 13 ku kwezi. Vestine na Dorcas bagaragaje ko gutandukana na M Irene atari icyemezo bafashe bahubukiye, ahubwo cyaturutse ku gutekereza no gusuzuma neza icyerekezo cyabo cy'ahazaza. Kuri bo baravuze bati nyuma yo gutekereza cyane no gusuzuma neza twafashe icyemezo cyo guhagarika ubufatanye bwacu na MI Empire guhera tariki ya 13. Nubwo batandukanye, aba bahanzikazi bashimangiye ko bakomeje gushimira M Irene n'ikipe ye ku ruhare rukomeye bagize mu rugendo rwabo rw'umuziki. Bagaragaje ko Irene yababereye umubyeyi, umujyanama ndetse n'umurinzi kuva batangira urugendo rwabo rwa muzika, akabafasha gukura nk'abahanzi ndetse n'abantu ku giti cyabo. Mu butumwa bwabo, Vestine na Dorcas bavuze ko bishimira byinshi bagezeho bafatanije na M Irene, ariko ko igihe kigeze ngo bakomeze urugendo rwabo bigenga bakurikije icyerekezo n'indangagaciro bifuza kubakiraho umuziki wabo w'ejo hazaza. Si ubwa mbere Vestine na Dorcas bari batandukanye na M Irene, uko mu 2021 impande zombi zari zatandukanye bitewe no kutumvikana ku micungire ya chaîne ya YouTube. Icyakora nyuma y'amezi make bongeye kwiyunga, bumvikana kwandi masezerano basubukura ubufatanye. Vestine na Dorcas batangiye gukorana na M Irene mu mwaka wa 2020. Ubufatanye bwabo bwatanze umusaruro ukomeye, uko aribwo bwafashije abahanzi kwamamara binyuze mu ndirimbo nyinshi zakunzwe zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi byatumye binabafungurira umuryango wo kwerekeza mu gihugu cya Canada. Nyuma yo gutandukana, hakomeje kuvuga inkuru nyinshi ku ihangana ryabo ndetse n'imbuga nkoranyambaga zabo nka Instagram ya Vestine na Dorcas yahise ihindurirwa izina yitwa MI Chopper, iba iya M Irene ku giti cye. Ndetse byanavuzwe yuko M Irene yishyuje aba bakobwa amafaranga arenga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, aho ngo babaraga yuko buri ndirimbo bakoze bagomba kumuhaho miliyoni 5. Ni amakuru M Irene yahakanye, ayahakana yivuye inyuma avuga ko ibyo bavuga ko abishyuza amadolari cyangwa miliyoni 60 ari bihuha bidafite ishingiro. Yashimangiye ko intego yari afite kuri Vestine na Dorcas yayigezeho kuko bamaze gukura mu muziki, kandi kazakomeza ko umufana wabo ukomeye mu rugendo rwabo rwo kwikorera. M Irene yahakanye amakuru yo kugwatira indirimbo za Vestine na Dorcas, ahamya ko ntacyo zamumarira cyane ko adasanzwe aririmba. Yongera ashimangira ko ntacyo abifuzaho kindi. Ati twatandukanye mu buryo buri wese yanyuzwe, ntacyo mbishyuza na kimwe kandi nabo ntacyo banyishyuza. Ntekereza ko niyo cyaba gihari twabikemura kwacu. Icyakora kimwe nakubwira, nta gihari rwose, ni ibinyuma nari kwiyumvisha naho byaturutse. M Irene yavuze ko ibintu yifuza kuri Vestine na Dorcas yamaze kubigeraho kuko ari abahanzi bamaze gukura kandi bazi icyo bifuza. Ahamya ko bakomeje inzira y'umuziki kandi azakomeza no kumufana wabo ukomeye. Ku rundi ruhande, hari amakuru ahamya ko Dorcas nawe yamaze kwerekeza muri Canada, aho yasanze mukuru we Ishimwe Vestine kariho bagiye gukomereza ibikorwa byabo by'umuziki ndetse n'ubuzima busanzwe. Vestine we hamaze iminsi hatangajwe ko yibarutse umwana we hamwe na Idrissa Uwedraogo, umugabo basezeranye mu murenge ku itariki 15 Mutarama 2025, ariko bakaza gusezerana imbere y'Imana tariki ya 5 Nyakanga mu mwaka wa 2025.